bene data muriko muradamarara, muriko muradamarara, muriko murasinda. Ndababwiza ukuri, ubwami bw'Imana buregereje. Dore Yesu Kristo araje kugira ngo atware umugeni. Uzasanga umuntu w'umukristo yibereye nk'umunyamahanga, inyambaro uko yigize. Uzasanga umukristo yiyambariye akamini. Nimuhindukire nimwihane, kuko ubwami bwo mwijuru bwegereje. Imana ishaka ko mwihana, Imana ishaka ko muva mu byaha, Imana ishaka ko muhindukira mukava mu ngeso zanyu mbi, mukakira Yesu Kristo umwami n'umukiza. Niba nawe waramwakiriye, numaramaze nugaruke kuri Yesu, wihane umaramaze, ureke ubwo buryarya, ureke ubwo bubeshi, ureke ubwo busambanyi, ureke ubwo bujura. Nashimwe abakunzi b'Urukundo Gatatu TV, ndabaramukije mwese, amahoro y'Imana abane namwe. Ndaramukije abantu bumviriza ubutumwa kuri Facebook. Nukuri ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nukuri amahoro y'Imana nabane namwe. Nkaba nshuhuje abantu bose baba mu bihugu bitandukanye, ababa mu Rwanda, mu Burundi, muri Australia, muri Mozambique, muri Canada, mbese mu Bwongereza, mu Bufaransa, mbese ahantu hatandukanye. Abantu bose bumviriza ubutumwa shikiriza, ndabaramukije mwese, amahoro y'Imana bane namwe. Bene data nshuti z'umusaraba, dusangiye urugendo rwo kuja mu ijuru. Uyu munsi ndabazaniye icyigisho cyitwa kwitandukanya n'abanyamahanga. Ubwo nibwo butumwa Imana yampaye, kwitandukanya n'abanyamahanga. Bene data nshuti z'umusaraba, murazi aho ibihe bigeze. Ibihe aho bigeze murahabona, abasenga, abaja mu mwuka, mbese abavugana n'Imana barazi aho ibihe bigeze. Turi mu gihe cya nyuma, isi iriko irarangira. Yesu Kristo araje vuba cyane, araje kugira ngo ahembe umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Niba uri umunyabyaha, uzahemberwa ibikwiranye n'ibyo wakoze. Niba uri umukiranutsi, uzahembwa ibikwiranye n'ibyo wakoze. Ndiza neza ko buri muntu azaronka impembo biberanye, buri muntu azaronka impembo bikwiranye. Ibyo yakoreye nibyo azahembwa. Haleluya. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, urera mwami, urera, ndagushima kuba wongeye kandi kuntiza uyu mwanya mwami Yesu Kristo, kugira ngo nsemerere. Habwa icyubahiro mwami w'abami. Data wa twese, ndakweretse abantu bawe mwami, ijambo ryawe rigende rihindure imitima y'abantu. Mana waremye ijuru n'isi, ndakwinginze undungikire umwuka wera, kugira ngo mwami Yesu Kristo mbese nasame nawe avuge mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti. Mwami Yesu, ndirukanye imyuka mibi mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti. Ndakweretse mwami abantu bawe, ubaho umugisha. Abantu bose bari bwumva ubutumwa, ubaho umugisha. Kandi mwami ndagusabye ubahe gushira mu mitima yabo, mbese no kumva. Haleluya. Kandi bagume banaritekerezaho mu izina ryawe Yesu Kristo. Amena, amena, amena. Uyu munsi ndafite ijambo ry'Imana. Ijambo riri muri Nehemiya igice 9
ku murongo wa 2. Mwibuke ko icyigisho cyitwa kwitandukanya n'abanyamahanga. Kwitandukanya n'abanyamahanga. Bene data nshuti z'umusaraba, nimugende musenge mubaze Imana kwitandukanya n'abanyamahanga bishatse kuvuga ngo iki. Ariko ndabisobanura maze niwumva buno butumwa ufite umwuka wera aragusobanurira n'ibindi gusumbya cyangwa se kuruta. Haleluya. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Dusome. Ab'urubyaro rwa Isirayeli bitandukanya n'abanyamahanga bose, barahagarara batura ibyaha byabo n'ibicumuro by'abasekuruza. Subiremwo. Ab'urubyaro rwa Isirayeli bitandukanya n'abanyamahanga bose. Iri ni ijambo ry'Imana. Ab'urubyaro ba Isirayeli, ab'urubyaro ba Isirayeli cyangwa se rwa Isirayeli rwitandukanya n'abanyamahanga. Aho muri ko murahumva, rwitandukanya n'abanyamahanga. Wewe urubyaro rwa Isirayeli, wewe waracaguye gukurikira Yesu, waracaguye mbese waratoranije kuja mu ijuru. Uru rubyaro rwa Isirayeli ukwiye kwitandukanya n'abanyamahanga. Haleluya. Kwitandukanya n'abanyamahanga nicyo cyigisho dufite uyu munsi. Abantu benshi ntabwo bashaka kwitandukanya n'abanyamahanga. Abantu benshi ntabwo bashaka mbese kwitandukanya, bashaka kwimerera nk'abanyamahanga. Haleluya. Uzasanga umuntu w'umukristo yibereye nk'umunyamahanga. Inyambaro uko yigize, uzasanga umukristo yiyambariye akamini. Uzasanga umukristo mbese yambaye amabere ari hejuru. Ese ubona adasa nk'abanyamahanga? Abanyamahanga ni bariya bataramenya Imana. Abanyamahanga ni bariya batarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Abanyamahanga ni bariya mbese bakiri mu mwijima batarabona umuco ari we Kristo. Rero namwe mwarishushanije n'abanyamahanga. Umuntu wese abareba usa nk'umunyamahanga, ukuntu wambara, intambuko, ibyo byose birakuranga, usa nk'umunyamahanga. Kandi umuntu w'umukristo ntago aba akwiye gusa nk'umunyamahanga. Aba akwiye kwihana akamaramaza, aba akwiye kuva mu byaha. Abakristo basigaye banywa inzoga, abakristo barasambana, abakristo barakora ibyaha bitandukanye, abakristo bariba, abakristo basigaye bakora mbese ibintu bibi cyane. Abakristo ntukimenya ko ari abakristo, uzurebe mu rushengero ukuntu bambara, uzurebe mu rushengero ukuntu basa. Mu rushengero barihinduye, mu rushengero ntiwamenya ko ari inzu y'Imana. Mu rushengero abantu bose basa nk'abanyamahanga. Bene data, dukwiye kumenya aho turiko turaja, dukwiye kumenya ibyo Yesu Kristo akunda. Niba uzi ko uri umukristo uri muraja mu ijuru, ukwiye kumenya iby'ijuru rikeneye kugira ngo uzushike mu ijuru. Haleluya. Uzurebe iyo umuntu agiye mu bihugu byo hanze, hari ibyo bamusaba, utabikwije ntugenda.
nawe rero niba uzi kwikuraja mu gihugu cyo mu ijuru, hari ibyo bagusaba. Niba uzi ko utabikwije ntabwo uzinjira. Kandi ndababwira, abantu barababwira ngo Imana ireba mu mutima gusa, bariko barababeshya. Uzasanga umuntu yiyambariye akamini ngo Imana ireba mu mutima gusa, hanyuma uwo mubiri wowe ndi yawuremye. Uzasanga umuntu yambaye amabere ari hejuru ngo Imana ireba mu mutima gusa, hanyuma si uwo mubiri wawe warawishiriyeho. Reka ndababwire, niba mukijijwe ni mukizwe hose. Ibiri mu mutima nibyo biseruka n'inyuma. Twebwe tureba aho tubona. Tureba aho tubona. Ntago watubwira ngo urakijijwe hanyuma ukagenda wambaye agakabutura mu muhanda. Ntago watubwira ngo urakijijwe ibisuko imishatsi itari yawe ugashira ku mitwe yawe cyangwa se ku mushatsi wawe. Muri ko muragenda mufata imishatsi itari yanyu mukagenda mukagereka ku mishatsi yanyu Imana yabahaye ngo muri ko murashaka ubwiza. Ubwo n'ubwiza bwa hehe? Ubwo n'ubwiza bumeze gute? Uri murashaka, uri kurashaka ubwiza buze bukubuza ijuru. Uko n'ukwifatanya n'abanyamahanga. Abanyamahanga uko basa niko nawe ushaka gusa. Abanyamahanga ukuntu bameze nawe nikumeze. Abanyamahanga n'abajura, abanyamahanga n'abasambanya, abanyamahanga mbese barikinisha mbese bakora ibya bitandukanye. Nawe witwa kuri umukristo urasambana, uriba, urica, wambara ubusa witwa ko uri umukristo. Umaze igihe kirekire uri mu rushengero, ariko reba uri uwa mbere mu busambanyi. Umaze igihe kirekire mu rushengero, ariko wa mukobwa we uri uwa mbere mu kwikinisha, ariko wa musore we uri uwa mbere mu kwikinisha, maze mukavuga ngo muri abakristo. Abakristo baheye bagisambana. Imana yise ntago mbese ntago inezezwa no kubona umuntu yitwa ko ari umukristo ari mwarasambana. Abakozi b'Imana usanga baresha abakobwa bagize iki bayoboye mu rushengero, ugasanga nibo bari ko baratera inda. Ukavuga ngo nabakozi b'Imana. Abakozi b'Imana bambara ubusa, barambara ubusa, ugasanga bambaye akamini, ugasanga amaherena 3 4, ugasanga kuzuru bambaye iherena, ugasanga mbese imishatsi itari yabo bageretseho. Reka ndababwire bene data, izo ni ingabire ziko zirabakoreramwo. Izo ni impano gusa, naho nta mbuto tiko turabona, nta mbuto tubona. Wowe uzavuga kuri umukristo wiyambika ubusa? Izo ntama se uyoboye uri kurazijana hehe? Niba wambaye ubusa, niba ijambo ry'Imana itubwira riti twitandukanye n'abanyamahanga, ntitwishushanye n'iby'iki gihe, ntitwishushanye n'ab'iki gihe, ariko ab'iki gihe cyangwa se iby'iki gihe dusa nabyo. Tukavuga ngo turiko turaja mu ijuru. Iryo ni ijuru rya hehe? Wa mwene data muranyumviriza, Imana irashaka ko uyanuka maramaza. Ntagikeneye ko wirirwa uririmba uri umusambanyi. Imana ntago inezezwa no kubona wewe wirirwa uvuza igitari wikinisha. Imana ntago inezezwa no kubona wewe uvuga ijambo ry'Imana wiyambitse ubusa. Imana ntago ibinezererwa. Imana ntinezezwa n'ibyo uri kurakora. Nimuhindukire nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Imana ishaka ko mwihana. Imana ishaka ko muva mu byaha. Imana ishaka ko muhindukira mukava mu ngeso zanyu mbi, mukakira Yesu Kristo mwami n'umukiza. Niba nawe waramwakiriye, numaramaze nugaruke kuri Yesu, wihane umaramaze. Ureke ubwo buryarya, ureke ubwo bubeshi, ureke ubwo busambanyi, ureke ubwo bujura. Uri umujura wicaye mu rushengero, uri umujura uzi ko uri umuririmbyi, uri umwicanyi, wica abagenzi bawe ubicira mu mutima. Abaruzi bibereye mu rushengero, muragenda mukagenda kuraguza, mukazana imiti mu mushengero,
mukagenda mbese mukagenda kwica abagenzi banyu. Bene data nshuti z'umusaraba, nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Nimwihane kuko Yesu Kristo araje. Nimwihane. Uwiteka Imana ashaka ko mwihana. Nimutihana muzarimbuka. Nimugende musome mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana, aho hantu ndakunda kuko ndakunda kuhavuga. Ndakunda kuhavuga kuko hanyibutsa ko Yesu Kristo aje. Mugende musome mu byahishuwe Yohana igice 22 ku murongo wa 12. Atendaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Mwene data, niba uri umusambanyi, Yesu Kristo akazasanga umusambanyi, ntabwo uzajana nawe, uzarimbuka. Urazi impembo y'abasambanyi, imbwa n'abarozi n'abashakanye bose bazahera hanze. Nimugende musome mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana igice 22 ku murongo wa 15. Nimugende musome, imbwa n'abarozi n'abashakanye bazahera hanze. Mugende musome neza murebe. Bene data, Uwiteka Imana azarimbura umuntu uwo ari we wese adashaka kwihana. Uwiteka Imana azakuraho umuntu uwo ari we wese adashaka kuva mu byaha. Abo bose bazarimbuka. Niba uhari wicaye mu rushengero umusambanyi, umenya kuzarimbuka. Niba uhari wicaye mu rushengero umujura, umenya kuzarimbuka. Niba uhari wicaye mu rushengero wiyambika ubusa, uvuga ngo uri umukristo, ukavuga ngo Imana ireba mu mutima gusa, uzarimbuka. Kuko izo nyambaro mwambaye n'inyambaro z'indaya. Niba utari indaya, ni kubera iki wambara inyambaro nk'izi ndaya? Nimba utari indaya, ni kubera iki wambara inyambaro nk'izi ndaya? Kristo iyo akubonye ayo maguru yawe yerekana, ayo matako, ibyo bibero byawe ubyerekana, ugira ngo aranezerwa. We ntubona ko wambaye nk'umuntu wo hanze. Wowe ntubona ko wambaye nk'umuntu atarakira Yesu Kristo. Wowe ntubona ko wambaye nk'umuntu arimo arashaka abagabo baryamana nabo. We ntabwo ubibona. Mwene data, Uwiteka Imana ntago anezezwa n'ibyo mukora. Murishushanya n'iby'iki gihe. Uwiteka Imana ashaka ko muhindukira. Niba mudahindukiye murarimbutse. Dore uburake bw'Uwiteka buzarimbura umuntu uwo ari wese adashaka kwihana. Uburake bw'Uwiteka buzaza gukuraho umuntu wese adashaka kwihana. Nimba utihanye urarimbutse. Wa mukobwa we wisambanya, wa musore we wisambanya, nukuri nutihana ngo uve mu bwo busambanyi bwawe, ngo uve mu bwo kwikinisha kwawe, uzarimbuka. Niyo impembo y'abanyabyaha n'ukurimbuka. Nimuve mu byaha, nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Yohana umubatizi yasemera mu bugaragwa akabwira abantu nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Bene data, muriko murasinda. Ndababwiza ukuri, ubwami bw'Imana buregereje. Dore Yesu Kristo araje kugira ngo atware umugeni. Yesu Kristo azatwara uwakijijwe neza. Yesu Kristo azatwara uwamesuye umwenda wiwe, ikanzu yiwe atayanduje. Haleluya. Mwirirwa mwumva ubutumwa bwiza ubabwira ko mukwiye kwihana, ariko mugafata ubwo butumwa mukabushira inyuma. Reka ndakubwire mwene data, Yesu Kristo ashobora gutinda gato urupfu rugacaruza. Wibuke ko iyo urupfu ruje ntabwo rukomanga. Urupfu rashobora kurubonera mu muhanda, urupfu rashobora kurubonera munuza mu buriri uryamye bugaca wapfuye. Ese upfuye ugapfana ibyaha waja hehe mwene data?
upfuye ukapfana ibyaha wajahe kuguma wumva ubutumwa ukanga kwihana. Abandi muri bizi ubuzi bwarabatwaye, nta mwanya wo kwihana muronka, mutwagwa n'ubuzi, hakwiyumvira. Iyo uzaje niwava mw'uyu mubiri uri kuriyumvira amafaranga iby'isi nawe uzabijana. Niwiyumvira ubugingo bwawe, iyumvira niwamara gupfa uzaja hehe, kuko niwapfa ufite ibyaha uzarimbuka. Nimwihane kuko ubwami bwo mwijuru bwegereje. Nimwihane kuko Uwiteka Imana ashaka ko mwihana. Nimwihane dore Yesu araje vuba cyane. Araje kugira ngo ahembe no guhana. Niyahemba azaca hana, azahemba hane, azahana banze kumva, azahana banze kumva ijambo ry'Imana. Reka ndababwire, nimugende musome muri Maraki 4 ku murongo wa mbere. Mugende musome. Haleluya. Mugende muhasome murebe uko havuga. Bene data, nimuhindukire. Uburake bw'Uwiteka buje kuribura umuntu wari we wese adashaka kwihana. Atera umunsi uraje waka nk'itanure, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose uzabatongora. Niko Uhoraho nyene ngabagize, nta n'agashami cyangwa agashitsi uzabasigarana. Nimugende musome Maraki 4 ku murongo wa mbere. Mugende murebe uko havuga. Bene data, uburake bw'Uwiteka nibwaza buzarimbura umuntu wari we wese yanse kwihana. Reka ndababwire, umwasi w'Imana ni icyaha. Imana yanga icyaha n'igisa n'icyaha. Imana iranga ubusambanyi, icyaha gikorerwa mu mubiri. Imana iranga ubutinganyi. Abantu biyambuye agaciro, abagabo biyambuye agaciro bagashaka kwibera abagore. Imana ishaka ko mwihana. Bene data, nimwibuke cya gisagara Sodomu na Gomora uko byabaye. Bene data, Imana yararimbuye Sodomu na Gomora kubera ibyaha byabaye byinshi. Nimwihane. Yesu Kristo araje. Haleluya. Buri muntu niyirebe, buri muntu nahindukirira Uwiteka, buri muntu niyihane. Niba uhagaze wirinde nturwe. Mwene data, Uwiteka ashaka gukora ibyo akeneye. Uwiteka ashaka ko wihana. Uwiteka ashaka kuva mu byaha. Nibyo Uwiteka akeneye, nta bindi agukeneyeho. Ashaka ko wihana. Abantu muri shushanya n'iby'iki gihe, mbese mwifatanya n'abanyamahanga. Iyo ugiye ugasanga abantu bari ko baravuga mugenzi wawe, nawe ucuja mukavuga. Bene data, nimwihane. Buri muntu akiri mu byaha yihane. Yewe wamusambanyiwe, nutihana uzarimbuka. Yewe wamuryarya, yewe wamubeshiwe, yewe wa muntu ukora ibyaha bitandukanye, nutihana uzarimbuka. Nurebe mu rushengero ukuntu hasiga hameze, umengo mbese n'ahantu mu mahoteli, kuko abantu basigaye barikuza uko bishakiye. Uzasanga bose bambaye inzara zitari zabo, bashizeho amarangi ngo nukurimba, ngo bari kwashaka gusa neza. Mwene data, ibyo bintu uri murakora, ndakubwije ukuri, izo nzara uri kuratera ugira ngo mbese ngo uri kurasa neza, ntabwo uri murasa neza. Ahubwo ibyo bintu bizagira iki? Bizakurimbura. Ndakubwire, ntushobora kuja mu ijuru ugifite ideni rya Shetani. Ntushobora kuja mu ijuru ufite ideni rya Shetani. Ntabwo yakwemera kujayo. Manza wikuye iryo deni, ayo marangi wisiga ku minwa, ayo maherena ku zuru, ayo maherena ku matwi, ibyo bisheni mwambaye byose n'ibigirwamana bya Shetani. Nimukure mukurikire Kristo, mwemere Kristo abategeke, kuko mumaze kwakira Kristo ntabwo muzamukira
ukiganza. Yesu Kristo ni wabaganza, ni wabategeka. Umubiri wiwe iyo muwufashe nabi arababara. Ngo urushengero rw'Uwiteka n'umubiri wawe, urushengero rw'Uwiteka n'umubiri wawe. Nimuhindukire, niba uzi kuri kurihindura. Iyo mukorogo muriko murishiraho ngo muriko murashaka kuba abantu b'abazungu, ndakubwiza ukuri, ushake ibicupa 100 bya mukorogo wikorogore. Ndakubwije ukuri, ntabwo uzigera umuzungu, uzaga muri fake muzungu, uzaga muri fake, ntabwo uzaba umuzungu. Imana yakuremye urumwirabure, uzaga muri umwirabure. Ahubwo reka ndakubwire, urimo urigirira nabi. Hariho ibintu mu mubiri uri kurica wewe, hariho ibintu ku rukoba, ku rusato rwawe, ku rukoba, ku mubiri uri murica. nguri korogora, nguri kongorangura banga umuzungu wa hehe. Ni nk'abantu bafata iza produit bagashira mu mishatsi yabo ngo bariko baranyereza imishatsi. Yewe ndakubwije ukuri, shaka unyereze iyo mishatsi, muyikurure igerino. Ndakubwije uko ntabwo izahinduka nk'abazungu, kuko urumwirabure. Ibyo byose nibibesho by'isi, muriko murifatanya n'iby'isi. Ntago mushaka kuva mu isi, mushaka kwigumira mu isi, mushaka gukora iby'isi shaka, mushaka gukora mbese ibyo shetani yishakira nibyo mushaka gukora, ariko ibyo Kristo ashaka ntago mushaka kubikora. Mbese muriko murakora ibyo shetani yishakira. Reka ndababwire, nta ukorera abami babiri, ni muhite mwumwe, kuko uri umubiri n'urushengero rw'Uwiteka, kandi uwonona urushengero rw'Imana, Imana izamukuraho, Imana izamwica. Rero umenya ko urushengero rw'Imana ari umubiri wawe. Imana ibishaka gutuza muri wewe, kwicara muri wewe, kugendera muri wewe. Nibyo ibikeneye, ibishaka ahantu hatari umwanda n'umwe na mukeya. Ariko mwebwe mufata urushengero rw'Uwiteka mugashyiraho y'amarangi, ibururu, umutuku, umuhondo, umukara, amaherena, ibiki byose, utumini, uduki, amabere ari hejuru, ibintu byose by'isi ukabishira ku rushengero rw'Uwiteka. Nta nubwo unafite ati mbese napfa naja hehe. Ibyo ngibyo ntabwo uri kurabitekereza, nturi kuratekereza mbese wapfa waja hehe. Ibyo ngibyo ntabwo uri kurabitekereza, uri kuratekereza ibintu gusa, kwigira neza. Ye baba we, ndakubwiza ukuri, nutihana urarimbutse, nutihana nta juru uzajamwo. Mwirirwa mu ishengero babwira ati Imana ireba mu mitima gusa, mu mutima gusa, nawe ugatahana mu mutima gusa, ukagenda ukibera imaraya yo kwiyambayira ubusa, ukagenda ukiyambayira amabere ari hejuru, ukajana rya jambo rivuga ngo Imana ireba mu mutima gusa. Reka ndababwire bene data, Imana ireba hose, Imana ireba mu mutima n'inyuma ku mubiri wawe. Imana iragukontorora. Wewe rero uri kuravuga ngo Imana ireba mu mutima gusa, bishatse kuvuga ko wewe urimo urakora ibyo wishakiye, ntabwo urimo urakora ibyo Kristo arimo aragushakaho. Reka ndababwire, nimutihana murarimbutse. Urubyaro rwa Isirayeli rwitandukanya n'abanyamahanga. Nta kuntu wagenda kuzana ingeso z'abanyamahanga ukazishiraho. Utangiye kuza wigira nk'abanyamahanga, ntabwo uzaba ukitwa umwana w'Imana, ntabwo uzaba witwa umwana w'Imana. Niba ugenda mu banyamahanga ukazana ingeso z'abanyamahanga ukazishiraho, nimba ari ubusambanyi ukishiraho, nimba ari ububeshi ukishiraho, nimba ari uburyarya ukishiraho, izo zose ni ingeso z'abanyamahanga. Ukuntu abanyamahanga bambaye, ukagenda ukazana izo ngeso ukazuzishiraho, nawe ugacusa nk'uriya musambanyi, ugacusa nk'uriya mujura, ugacusa nk'uriya mucuraguzi, ugacusa nk'uriya murozi. Mwese mugasa cyo kimwe. Umuntu ariko avuga ngo ari mwaraja mu ijuru agasa nk'umunyamahanga. Uwiteka Imana ntago
n'amahanga, ukwiye gusa nk'umuntu arimo araja mu ijuru, ukwiye gusa nk'umuntu yakiriye umuco muri we, ukwiye gusa nk'umuntu yakiriye Kristo muri we. Ntago ukwiye gusa nk'umuntu agifite umwijima. Haleluya. Ntago ukwiye gusa nk'umuntu agifite umwijima muri we. Bishatse kuvuga ko ntago arabona umuco. Uwo muco niwe Kristo Yesu. Nimuhindukire musabe imbabazi. Ngo uri n'ugutwi ngo niyumve ibyo umwuka abwira ishengero. Uri n'ugutwi niyumve ibyo umwuka wera abwira ishengero. Urashobora kuba uri mu rushengero umusambanyi, urashobora kuba uri mu rushengero umujura, urashobora kuba uri mu rushengero wiyambika ubusa. Ndakubwiza ukuri, nuhindukire niwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Imana ishaka ko wihana, ntago Imana inezezwa nuko we worimbuka, ahubwo nute izo ngeso zawe zose mbi maze wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe maze akurokore. Haleluya. Uwiteka Imana nabagire neza, Uwiteka Imana nabane namwe, Uwiteka Imana nabahe gutekereza iri jambo. Mwene data, wumva ubutumwa buri munsi, ariko rero ndababwire ubutumwa mwebwe mukunda y'ama modoka, amazu meza mawe, abagabo ngabo baraje, Imana ikubakira urugo, Imana ikujanye hanze, ego, Imana irakugaburiye umunsi itakugaburira n'iryari. Ese ho ndakubwira ibyo ntayikora gushukisha abisi ntibabifite, abisi ntibabifite kuba ariko baragushukisha ayo magambo aryohera amatwi yawe. Hakukubwira ati ihane wa mujura we, ihane wa musambanyi we, ihane wa mbyajya we, ihane wa murozi we, ihane wa mucuraguzi we. Bariko baragutamika amagambo atazakugirira akamaro. Iby'isi bizasigara, we upfe ubisige. Niwabisiga se ntibizasiga biribwa n'abatabishatse. Nimuhindukire muve mu byaha, nimuhindukire muve mu byaha kuko Uwiteka Imana ashaka umuhindukira. Bene data, muhindukire. Mupfa kumva ahantu hari umuhanuzi ahanura amamodoka, mwamwagiye mugenda gushaka amamodoka n'amazu meza, ntago mushaka ubugingo. Nimushaka ubwami bw'Imana, ibindi byose bizaza ari nk'inyongera. Mureke kwiruka ku mazu meza, mureke wumvisha ari umuhanuzi ahanura, ugenda kumva akavuze ati Imana iravuze, ati Imana iravuze, Imana iravuze, iragutwaye mu bihugu byo hanze. Imana iravuze, irakurihiye amashure. Imana iravuze ati kora ibi nibi. Yewe ndakubwije ukuri, niwihane va mu byaha. Nuve mu byaha, va kuko kwambara ubusa, uko kwikinisha kwawe, nuve mw'ibyo byaha byawe maze bene data Imana ibagire neza. Imana mbese Imana ibeze imitima yanyu. Nimureke kuvuga ngo mbese ngo mushaka ibintu byiza, nimumanze mwikonore murebe mu mitima yanyu maze mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Uwiteka Imana nabagire neza, Uwiteka Imana nabane namwe, Uwiteka Imana nabahe kwihana, Uwiteka Imana nabahe kuva mu byaha, muhindukire Kristo kuko ubwami bwo mu ijuru buregereje. Yesu Kristo aje vuba cyane, araje gutwara bariya bamurindiriye. Yesu Kristo araje gutwara bariya mbese bariko bariyeza buri mwanya. Nimuhindukire kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Data, mu izina ryawe Yesu Kristo, ndagushima kuri gitangaza, ndagushima ukuntu wabanye natwe, ndagushima Uwiteka kuri jambo duhaye, ndagushima kuri gikomangoma. Ndakwinginze Data wa twese uri mu ijuru, ugire neza umuntu wari we wese. Mwami Yesu, nta yindi Mana iri hatari wowe. Haleluya, haleluya. Data wa twese uri mu ijuru, ndagushima Data, ndakweretse abantu bawe, ijambo ryawe rigende ribahindure, ijambo ryawe rigende Mwami Yesu Kristo.
haleluya, ribigishe mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Uri Uwiteka Mana, habwa icyubahiro ni icyawe, nta yindi Mana iriho. Ndakweretse abantu bawe, ugende Mwami Yesu, baha umugisha. Mwami ndakwinginze ukurikire ijambo ryawe. Mwami Yesu, dore ndabibye imbuto. Data wa twese uri mu ijuru, ndakwingize. Haleluya. Oh Yesu Kristo, ndagushima. Ndakwingize Mwami, utembere abantu bawe. Ndakwingize Uwiteka, ubahishurire kuko ubwami bwo mu ijuru bwegereje. Yesu Kristo aje vuba cyane kugira ngo atware ishengero. Umuntu wese azaba atari hano azasigara. Yesu Kristo araje kugira ngo ahembe abantu bakoze neza. Buri muntu azahembwa ibikwiranye n'ibyo yakoze. Data wa twese uri mu ijuru, ndakwingize Data, ubwira neza abantu bawe. Urakoze Mwami w'abami, urakoze Data, nsabye nizeye ko bikoze mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Amen.